bahutekereza nko kujya kuririmba abasambanyi n'inkozi z'ibibi bose bazashya bashireho bazarimbuka warabikoze usambanyi cyangwa se hari umuntu ufitanye gahunda muza kubikora. Rero bwa mbere nabanje kujya nkora indirimbo z'Imana nikiza kugera sitani arantera nzakuvamo indirimbo za z'isi aje kugenda cyakora ibyo byose nakubwiye nyine nabinyuzemo nabaye umudiyakoni aje kugera no mu kindi cyiciro cy'abajeho bakuru abashifugide noneho nza kugera igihe niyumvamo ko ngomba gukizwa. ntabwo ari ukijijwe se icyo gihe twabikoraga ari fiyeri mwikoraga ari ibintu mu rugo bashyizemo by'umu bisa nk'umurage muri jiya bagenda babazamura amagarade bameze nk'igisirikare urumva noneho nawe ubikora ushaka kujya ku gasongero kwerekana ko ukomeye mu itorero iyo babaye nk'umushefugide uri hafi ya pasiteri neza. Byaje kugera igihe rero tujya mu kigare cy'abashefugide bamwe bafite imyumvire ihanganye n'itorero urumva amaturo icyacumi buriya ntabwo wakwihana uri umuyobozi w'itorero cyangwa uri umuyobozi ngo nawe ujye imbere ugiye kwihana ariko mu mutima ufata umwanzuro noneho nashatse gufata umwanzuro n'ubundi biranga ntabwo gukizwa byanshobokeye byaranze ahubwo byaranze nakomeje gukora indirimbo z'Imana ukiri mu idini noneho waje kwera uravuga ati ngo nkomeze kujijisha reka mve no muri korari. Iyo wasomye Bibiliya cyane ntabwo ushobora guhangana n'Imana ubundi birimo urumva umuhamagaro watangiye gupfa ari nshoboye kwigisha abantu bakabikunda nshoboye kuririmba ariko noneho umutima wanjye ko nari mpazi numva agiye ngomba kubivamo kumva ni nk'ikimoteri kiri gusaba gusohokamo amazi meza aranyota kandi mu kimoteri uzukanywa imyanda. Ikaze bakunzi ba Gozav TV ni Good Samaritan Fellowship ni YouTube channel inyuraho amakuru ibiganiro ibihangano n'ibindi bifite aho bihure n'iyobokamana bidafite idini cyangwa se itorero bibogamiyeho. Icyo tuba tugamije no kureba nyine uko twaba mu isi nzima ariko tunazirikana neza ko ari icumbi hari ahandi tuzajya bityo tukahaba nk'abaye mu icumbi ahubwo kwita ku iherezo ryacu aho tuzajya nyuma yo kuva muri iyi si. Niyo mpamvu rero tujya tugana n'abantu batandukanye bakatubwira ubuzima ubuhamya ubuhanuzi ibitangaza Imana ibyo bakora ndetse n'uburyo bagiye banyura muri izi nzira bakunda kunyuramo cyangwa se tunyuramo hanyuma bikadufasha cyane ko abako nyine abantu biva ku bandi cyangwa se mu biganiro kuri gushirira. Kuri iyi nshuro rero turi mu karere ka Rusizi akagari ka Mushaka nyine mu isantre ya Mushaka aho dusanze umukinnyi wa filimi akina filimi mu buryo butandukanye. Yatangiye akina filimi zisanzwe ari umubyeyi kuri ubu ngubu bari gukina muri filimi y'Iyobokamana n'ubundi buryo butandukanye. Niyo mpamvu tuza kuganira akatwibwira akatubwira byinshi kuri ibyo. Ni umukinnyi uri gukina muri filime y'Iyobokamana yitwa Ribarwa Riraye irimo ubutumwa bugaragaza ko umuntu ashobora gukira inkuba akayiganira cyangwa se ashobora kuva mu byaha agakizwa akora umurimo w'Imana nyuma y'uko yaba amaze kuva mu byaha akaba yabwira abandi uko byagenze amatekinike cyangwa se inzira Satani acishamo abantu n'uburyo umuntu abivamo ndetse n'ingaruka n'amasomo byamusigiye. N'ibyo biri muri iyo filimi niwe mukina nkuru nava ko ari mukuru cyangwa se n'ubundi ushingiye byose. Aza kutubwira rero ukuntu ino filime yatangiye ari umukinnyi wa filime usanga ko mbere yakinaga n'andi mafilime afite aho n'Iyobokamana ariko akaza kumukora ahantu bityo akaza kubanza kwitera uburezi cyangwa se hamwe bavuga ngo ujya kurishahira ku rugo. Agiye kubanza dusengere na umukristo cyangwa se umuyoboke mu badivantiste bo ku munsi wa karindwi agiye kudusengera nyuma yo kudusengera twaganira birambuye hagati aho ngendera ki
Ivan Rukundo ku bwa Gosafu TV. Turagushimiye Nyagora ku ngoma, izina ryawe ryera nirihimbazwe. Muri iki gitondo turashimiye ukuntu wabanye natwe, tukaba twongeye kugeza kuri uyu munsi tukiri bazima, ni kubw'ubuntu bwawe, izina ryawe rishimwe. Tugiye gukora ikiganiro kijyanye n'ijambo ryawe, ndakwinginze ngo abe ari wowe ukiyobora kandi abantu bazabasha kucyumva, kizahindura imitima yabo. Gusabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ni Shadrach. Hanyuma rero tugiye twaganira, ndimo ndava kuri Shadrach gusa, ariko ubundi urinde witwa nti? Amazina yanjye nitwa Mutuyimana Shadrach, nkaba nsengera mu idini cyangwa se mu itorero ry'Abadivantisite, ariko mu buzima busanzwe nkaba ndi umubaji, ibindi ndi umuhanzi, ibindi nkina amafilimi. Urumva ko ibintu nkora ni byinshi kandi bitandukanye. Uri umukinnyi w'amafilimi, uri umuhanzi. Ubuhanzi uhanga ibiki, bijyanye n'ibiki? Rero bwa mbere nabanje kugira nkora indirimbo z'Imana. Nikiza kugera Satani arantera nza kuvamo, nkora indirimbo z'isi nazo nzigendamo, ariko aho natangiriye gukina filimi z'Imana numvishe ari ngombwa ko ngomba kugarukira Imana, ngasubira mu bihangano by'indirimbo z'Imana, ku buryo ibyo nkina bigomba gusa n'uko ndi. Umaze kutubwira uti nari umukristo cyangwa se nabaga mu itorero y'Abadivantisite bo ku munsi wa karindwi, hanyuma nkora ibihangano bijyanye n'iyobokamana, ko nanjye nari umuririmbyi muri korale. Uza kubivamo ujya mu by'isi, uti ni Satani agushutse, hanyuma ugarutse nanone mu by'Imana kubera ko filimi yagukoze ku mutima, ukumva ko ibintu uri gukina ahubwo bishobora kuba ari n'ukuri, ari wowe kubyikinaho utabizi. Ariko tugiye kurambura ibyo bice bitatu. Mbere na mbere mu itorero wari muntu cyo rigezemo ryari? Ndi kavukire yanjye navukiye mu muryango w'Abakristo, ari papa ari mama bose bari abakozi b'itorero, niko navuga. Nanjye rero nakuze mbikunda, nza kuba umujiya, nza kuba umuririmbyi, rwose numva ari byiza. Gatoya, umujiya ni umuntu umeze gute kugira ngo batazi ibyo mu Badivantiste bo ku munsi wa karindwi? Umujiya ni umuntu, ni abantu, ni icyiciro cy'urubyiruko gikorera mu itorero ry'Abadivantisite, gikora imirimo yo gufasha ariko biga Bibiliya cyane. Noneho ugasanga mbese ni nk'imbaraga z'itorero ariko mu buryo bw'iyobokamana. Uti abajiya ni nk'imbaraga z'itorero mu buryo bw'iyobokamana ariko bujyanye n'imirimo. Wabaye umujiya ufite imyaka ingahe? Guhera ku myaka 3. 3 uri umujiya? 3. Ubu si 3 umuntu azi Bibiliya? 3 hari icyiciro cyitwa abavantiriye, nyine ni utwana twambara imyenda mitoya dutoya, batwigisha gusenga, yabatubwira inkuru za kera zo muri Bibiliya, mbese bakazifata mu mutwe. Wowe nawe ni umuvantiriye? Wowe nawe wamuvantiriye? Ndashaka kutubwira inkuru, ndabizi wize Bibiliya cyane, ntumbwire ya vuba. Umbwire inkuru wibuka kera bakubwira uri mu bavantiriye, nk'akuru wibuka kera icyo gihe kagusigaye mu mutwe. Agakuru bajyaga batubwira ko mu gakunze ni inkuru ya Samusoni. Inkuru ya Samusoni nakundaga nyine kumva ukuntu ari igihangange, ukuntu yarwanye n'intare, noneho nyine kubera umukobwa bakaza kumufata bakamujonora amaso. Noneho byanteraga amatsiko yo kumva inkuru ye, ko buri ku isabato nyine uko twajyagayo bacukumburiragaho
twari twacumbikiye, bigatuma wumva utasiba inyigisho. kumva nyine utasiba. Twabaga ari udukuru dukurura abana kwibuka gusa ku isabato batubwiye ibi, noneho bavuga bati abana nibasohoke, tukiruka nyine twicara imbere turwanira umwanya w'imbere kubera izo nkuru. Ntabwo se wumvaga kujonera umuntu amaso wenda biguteye nk'ubwoba cyangwa nyine urumva byabaga biteye ubwoba, ariko umuntu afite n'amatsiko byo kumenya ko byarangiye, ukuntu byarangiye. aha ni mu bavantiriye uvuyemo ku myaka 3. Iyo uvuyemo ubu ikibazo ngize ko umujiya noneho iyo uvuyemo rero ubu pasifanda mu myaka 9. Naho mu myaka 9 urumva abana baba babasha gusoma udutabo tumwe na tumwe. Habaga rero udutabo rero tw'inkuru n'ubundi zo muri Bibiliya. uri umupasifanda, ni iyihe nkuru wibuka mu bavantiri dusanzwe ya Samusoni, mu bapasifanda noneho ni nk'iyi nkuru yawe ujya kubyo byo kumva nkikuba mu mutwe? Inkuru ya Dawidi kubita Goliyati buye kamu batubwiye nyine yakuze. Dawidi akagenda akaragira intama, ukuntu yishe idubu ari umwana. Ese wumvaga idubu ari igiki icyo gihe cyangwa wumvaga ari akantu koroshye cyahatari yishe? Kubera ko atubwiraga ko ari umuntu nyine wahawe imbaraga n'Imana, kumva nyine abantu Imana yahaye imbaraga bakora ibintu bikomeye, atakica akanyamaswa gaciriritse. rero twabaga twanagiye gusenga, wiyumvagamo izo confidence z'uko nawe uzaba nka Dawidi. Nako wakica nk'igihe inyamaswa ikaza waruze ni iyihe? Nyine icyo gihe urumva twatinyaga imbwa. Wumvaga umunsi umwe azaguha imbaraga ukayishwanyaguza? Twayaga duca imbwa yitwa Rukamba. Wumvaga hari igihe nyine umunsi umwe ntazongera kwiruka, noneho tukarwana. Imana yakujije imbaraga. Byabaga ari iby'abana. ubu ni abapasifanda ku myaka 9, hanyuma ubu bavuyemo ukurikizaho ikihe cyiciro? Iyo ugeze ku myaka rero 12 ujya mu cyiciro cy'abajiyayene. Aba ari ingimbi mbese z'abajiya, nk'abangiza abajiya. abajiya nyabajiya bakunda kwambara amashati y'umweru n'amapantaro y'icyatsi kibisi n'ingofero z'icyatsi kibisi. Njya mbona n'ibintu bimeze nk'amapeti, nibyo? Mbese ari amapeti mbo? Iyo uri muri icyo cyiciro ntabwo uba wakageze kuri ayo mapeti. Noneho uba utangiye kwinjira mu kwiga Bibiliya, noneho atari inkuru bakubwira, utangiye kwiga Bibiliya byambitse. hari handi mugenda mugasoma Bibiliya. Noneho hari igihe cy'ibizami, kaza bakabakoresha ikizami. Naho muri jiyayene baba bafite ahantu kubabaza kuva nko mu itangiriro kugeza nk'ibitabo 5, bakakubazamo nk'ikintu kimwe gikomeye nyine bakumva ko wabyize. Ibyo bita amacakura. Ariko bagenda biga Bibiliya, noneho namwe nyine mukayiga mushaka kugera ku ntego, ejo batazambaza ngatsindwa. Ndashaka tubijyanane kuko muri cya gihe cyawe waravuye mu idini cyangwa se mu Mana, wari mu isi, ariko byose uzi icyo bita umwuka cyangwa se imbaraga y'Imana. Njya mbona ko hari abyita cyangwa se imbaraga z'Imana. Icyo gihe ndavuga kuri ntabwo mvuga ku bandi, uvugaga Bibiliya ukumva inyigisho kuzicengera, inkuru ukazisobanukirwa neza, ariko se wumvaga no mu mubiri hari ikintu kiri kwinjira ku buryo wumva uri kwakira izo mbaraga mu mubiri, cyangwa kuboroka gusa ngo Samusoni yishe intare, Dawidi yica Goliyati? Buriya ibintu byitwa kwiga, icyambere hari igihe ukuza ubwenge ariko imbaraga ntizizi. Ugasanga umuntu azi Bibiliya byahatari. Reka mwibwirire nko mu cyiciro mbamo cy'ububaji, ushobora kuba ubizi ariko utabikora, ukaba wumva nyine wanabireba ukabona bikoze nabi, ariko imbaraga zo kubikora nyine ntazo ufite. Nuko noneho kwiga twabigendaga, twabikoraga nko gushaka kumenya, kubera nyine batubarizaga mu ruhame mu rusengero, kubera ntazaseba, ukavuga ati bambajije cyambere mama n'umudiyakoni kasi, papa n'umudiyakoni, ngo bambajije sinsubize
ndabasebeje umuryango. Twabyigaga nyine dushaka kubifata ariko kumenya ngo hari izindi mbaraga zihishe inyuma yabyo. Turi ku buhanzi, turi ku ndirimbo, turi gukina amafilimi. Icyo gihe ugeze kuba umujiya muri korali wabagamo, byo byaje kuza gute ibyo kuririmba? Nyine rumva mba muri jiya, habamo nyine na korali ya jiya, mu cyiciro kiba kimeze nk'itorero ku ruhande ariko cy'urubyiruko. Ni ukuvuga ngo haba harimo n'amakorali n'abayobozi bataraba itorero ariko ari abajiya, urumva ugasanga nyine icyiciro kimeze nk'itorero. Haje rero kujya muri korali ya jiya, cya mbere urumva mama yari umuririmbyi, yadutozaga kuririmba, muri make nari nzi kuririmba, noneho nza kujyamo ariko nkumva mfite nyine n'impano yo guhimba indirimbo nkurikije ibyo nsoma muri Bibiliya nkabihuza n'ubuzima busanzwe. Nakoze indirimbo nyinshi ndi umuririmbyi, nkumva zirakunzwe. Ukazigisha muri korali? Nkazigisha muri korali, nkumva zirakunzwe, kuriramo. Icyo gihe ubwo turi nko mu myaka nk'ingahe? Icyo gihe wari ufite nk'ingahe? Icyo gihe nari mfite imyaka 15. Bitatu wahimbaga indirimbo ukazigisha amakorali makuru cyane rwose. Ahari muri 2000 kangahe cyangwa muri 20 kangahe? Byose hari muri za 2000 kuko ufite imyaka 35. Okay, wumva ari nko muri ni hafi muri za 2000 ubwo na kangahe gutyo kuzamura gakeya. Njyewe namenye ubwenge muri make neza, nisobanukirwa cyangwa nsobanukirwa n'ubundi nari muri korali. Turagenda tuzamuka gake gake. Icyo gihe wenda ibintu by'ubuhanzi bitatera imbere ngo umuntu abanguranye muri studio, wumvaga uzabuka inzira nk'iya mama yarimo cyangwa se abyo yarimo kuba umuntu ukora mu rusengero, ukazaba umudiyakoni, ukazaba umuririmbyi ukomeza guhimbira amakorali. Wabikoraga kubw'uko ari impano cyangwa kubw'uko wenda wumvaga ukeneye ingororano? Hari ibintu bibiri biba ku bahanzi cyane cyane ba gospel, bati njyewe ndi gushima Imana, nshaka ubutumwa bwanjye bugera hanze bagafasha abantu, cyangwa se ndi kubikorera Imana ngo uzangororere ku bijyanye n'ubugingo. Wumvaga wowe ikigushishikaza guhimba ari iki? Mu myaka nari ndimo, cya mbere uzaganira n'abaririmbyi benshi, niyo waba uri mukuru, niyo waba uri ikintu kinezeza umuririmbyi ni ukumva yakoze igihangano noneho kigakunda. We ntabwo aba abikoreye Imana, nta nubwo aba abikoze ngo wenda ngo ni uko iyindi mbaraga imurimo, ntabwo gusa ubutumwa bwose bugere kuri benshi. Nakoze indirimbo iraryoha muri iyo myaka nari ndimo, sibyo? Numvaga ari ishema. Wumvaga ishema k'umuhanzi? Urumva hari igihe iwacu badufashaga nko kwandika indirimbo, kadufasha kuyihimba muri icyo gihe, ukayijyana muri korali, ukumva iraryoshye mu rusengero, wasaga wifashe mu mifuka, abantu bose babemeje. Urukwa mudiyakoni na mudiyakonikazi, nawe uri guhimba indirimbo, bafite umwana uririmba, wumvaga ari sawa cyane? Wumvaga ari ishema cyane. Noneho ntabwo twabirambura byose mu masaha dufite cyangwa iki, ariko ndagira ngo tuve aho ngaho hakurya. Uri kuririmba indirimbo zo mu rusengero, uri muri korali, tugane hakuno ku gusohora indirimbo zawe za mbere ariko n'ubundi z'Imana. Haciye nk'imyaka ingana n'igitekerezo cyavuyeho ngo njye muri studio noneho nkora indirimbo zanjye za mbere? Naje kugenda, cyakora ibyo byose nakubwiye nyine nabinyuzemo, nabaye umudiyakoni, naje kugera no mu kindi cyiciro cy'abajiya bakuru, abashefu gide, noneho nza kugera igihe niyumvamo ko ngomba gukizwa. Ntabwo ari ukijijwe se? Icyo gihe twabikoraga ari fiyeri, mwikoraga ari ibintu mu rugo bashyizemo by'umusa nk'umurage. Muri jiya bagenda babazamura amagarade bameze nk'igisirikare, urumva? Noneho nawe ubikora ushaka kujya ku gasongero, kwerekana ko ukomeye mu itorero. Iyo wabaye nk'umushefu gide uri hafi ya pasiteri neza, k'imirimo pasiteri akora ubasha kuyikora mu gihe ubiherewe uburenganzira. Ashobora kuba adahari akavuga ati
wowe shefu gide runaka genda ahangaha twari tuhafite inama uyikoresha. urumva rero abantu benshi bo babijyamo kubera icyubahiro. reka tuvuge ngo babijyemo kubera icyubahiro. mukuru umva wenda abantu babyumve neza, ntabwo wari umuhamagaro wawe ahubwo ni ibintu mu rugo bagutoje. Ni ibintu naharaniye ariko ubikuye kubera ko wabonaga mu rugo bagutoje. hanyuma ubu shefu gide ubwo wawugize imyaka nk'ingahe? Shefu gide nabubayemo nk'imyaka nk'itanu gutyo. ntabwo se wumvise ko wanaba pasiteri icyo gihe ko wowe wagenda kuzamurwa mu ntera kandi wenda uva mu muryango ufite ukuntu mu idini witwara? buriya abajiya biga neza kurenza abapasiteri. wenda sinzi niba icyo kintu wacyumva. cya mbere nta nyungu ziba zirimo, ntibaba bazaguhemba, ntibaba ari iki, ahubwo noneho ubyiga ushaka kumenya neza niba ibyo bintu koko bikora. reka bari ko mvuga. byaje kugera igihe rero tujya mu kigare cy'abashefu gide, bamwe bafite imyumvire ihanganye n'itorero. urumva amaturo, icyacumi, ugasanga muri bibiliya ibyo bintu by'icyacumi by'amaturo rimwe na rimwe no kutabishyikira neza no kudasobanukirwa neza bitakiri ngombwa. satani akumvisha ko bitagikenewe. umva satani akakumvisha icyacumi ko nta bantu bagifashwa, ko mbere cyaberagaho kugira ngo gifashe abantu b'abakene n'abatishoboye. none twumva tugomba nyine kurwanya ibyo bintu. icyo gihe rero byaje kugera igihe umva impano mfite gatoya tutajya ku mpano, wari ubirimo nk'ibintu by'ikigare cyangwa se by'umuhamagaro ugeza kugira aho igihe bati noneho kankizwe maze gusobanukirwa biri ari igiki, ntabwo ari bya bintu mu rugo banyoherejemo cyangwa ikintu ndisobanukiwe maze kumenya ngo ndakijijwe, cyangwa se icyo gihe warihannye mu mutwe gute ko nta byaha wakoraga? buriya ntabwo wakwihanira umuyobozi w'itorero cyangwa uri umuyobozi ngo nawe ujye imbere ugiye kwihana, ariko mu mutima ufata umwanzuro. noneho nashatse gufata umwanzuro n'ubundi biranga. naje kujya rero muri korali y'itorero y'urubyiruko, ibamo n'umuyobozi, ariko n'ubundi biranga. ukimwe ikigare iri muri icyo kigare gufata umwanzuro buriya wo gukizwa ni ibintu bikomeye cyane. ariko se ubundi umuntu akibaza, umuntu waga mu rusengero haba mu bakozi b'Imana, ubundi ibintu washaka gukizwa byari biki? hari ibintu buriya mu ijambo ry'Imana bibamo abantu bagirira amatsiko. urumva baba barakubwiye gusambana n'icyaha nta n'ibyo uzi, ese ubwo ntiwanabimenya. ni ibyo byaha nyine bikorwa n'abakristo cyane cyane mu rubyiruko, ubwo twaririmbaga cya mbere twari n'abasore n'inkumi nabo kandi bafite baba mu isi, wumva ugezweho, yego bakuzamuye amapeti, yego zero umushefu gide kugira abantu bagukoreho biba bikomeye. hanyuma uravuga uti kano kamfate. ntabwo gukizwa byanshobokeye, byaranze. ahubwo byaranze nakomeje gukora indirimbo z'Imana ukiri mu idini ariko. noneho mu makorali twajya dukora amarushanwa nkumva ni nziza, zikaba iza mbere. urumva muri korali nabagamo urumva barantinyaga, umuntu w'umuhanzi ikindi w'umushefu gide urumva barantinyaga. icyo kigare rero nza kukizamukiramo, haba hari n'umutima uri kukubwira ati ariko ubundi ibi ni ibiki bidafite n'inyungu. urumva nuko rero naje kuvamo neza. noneho waje kwera uravuga ati nkomeze kujijisha, reka mve no muri korali. iyo wasomye Bibiliya cyane ntabwo ushobora guhangana n'Imana ubundi birimo. reka hari nk'igihe ukora ikintu warangiza waryama ukumva kiri kugicira urubanza. nuko rero byakomeje bimbaho, tekereza nko kujya kuririmba abasambanyi n'inkozi z'ibibi bose bazashya bashireho, bazarimbuka waraye ubikoze.
uriya ubusambanyi cyangwa se hari umuntu ufitanye gahunda muza kubikora nawe ari aho mu rusengero cyangwa se mu rusengero hicayemo abantu urareba muzi ko mu nsengero hajya habamo ibitaramo hajemo n'abantu mwasambanye urimo uravuga ukuntu muzaza kwantona iyo ndirimbo kwantona niho kwanima cyangwa se ibyo bita ngo ni ugutera cyangwa se ibyo bice niwe uri kubiririmba cyangwa no kubwiriza ukuntu bazashya n'ibyo byose burya haba hari ahantu utareba umuntu mutakubitana amazi aha hanyuma uravuze uti no guhangana n'Imana si byiza nk'umuntu yizi reka mve mu nzu y'Imana ndeke kuzana kwikora mu jisho urareba hari nk'ibyigisho bajyaga bampa kwigisha mu gitondo hari ibyigisho nyine mu badive bigisha akavuga ati runaka niwe uzigisha mu gitondo hari ahantu udashobora gukora kandi byari ngombwa haba hari icyigisho utakigisha pe kubera umutima abantu bamwe na bamwe muri kumwe aho ngaho barakuzi neza nujya kubivuga se wari ubafiteho inyungu ntabwo byakunda hari igihe rero cyageze bajya bampa ibyigisho bitewe n'ibyo n'abagabo bimwe nkabikora numva ntabikora urumva umuhamagaro watangiye gupfa ari nshoboye kwigisha abantu bakabikunda nshoboye kuririmba ariko noneho umutima wanjye ko nari mpazi numva agiye ngomba kubivamo kumva ni nk'ikimoteri kiri gusaba gusohokamo amazi meza aranyota kandi mu kimoteri uzukanywa imyanda ikindi nkiri umusore abakobwa barankundaga noneho rero ugatekereza ese abakobwa turaza kujya kuganira nari ndi kwigisha biraza kumubwira amafuti urumva kumva ntibihuye mba uvuye mu rusengero sibyo noneho icyo gihe batasohora indirimbo muri studio uje igeze hanze y'urusengero noneho wari wisanzuye nta kigucira urubanza wakomeje muri wa mujyo wenda w'ibyo byaha cyangwa se wo mwijima cyangwa wageze hanze ugenda gute ubundi ntabwo nahise mva mu rusengero neza ariko n'ubundi sinari ndimo neza urumva byarangiye nyine ngiye gushaka ukuntu najya muri indirimbo muri studio ariko bitanambujije kwikora n'ibindi byose gusa icyo nari nzi hari gukora indirimbo z'Imana noneho ndashaka umbwire izo ndirimbo z'Imana niho kwenda kugera ubazisohore mu byaha ariko bincira urubanza none wumva uzizamara iki kuko wahunze Imana wavuye mu nzima kubera kugira ubwoba kuba mu maso yawe umunyabyaha ugiye noneho mu byaha bya nyabyo cyangwa se ugiye aho ubikorera usa nk'uwisanzuye cyangwa se ukazamo gusanza Satani hanyuma ugeze kwa Satani naho byakunaniye kubayo urimo urakora indirimbo z'Imana mu mutima wumvaga uri gukorera Satani uri gukorera Imana uri ugamije iki ubundi ahantu henshi bari banzi bari ko mbivuga ko twakoraga ingando mu ntara zitandukanye za Kibuye za Kigali za Mutara hose twajyagayo mu ngando urumva nta hantu mu Rwanda nshobora kuba babe batanze wajya wenda ngo haba hari abadivantisite bose kandi ngo bayoberwe umuntu kose ni ukuvuga ngo nta hantu haba uburane n'abadivantisite ngo warakuze ntawe waba ngo muburane urumva noneho nagera nk'ahantu nkumva ninjya mu byaha nyine ku mugaragaro hari igihe nza guhura n'umuntu nzi urumva gusa nakoze indirimbo nyinshi z'Imana nzijyana mu masitidiyo ariko ngamije ko zizakora abantu ku mutima zikabakiza wowe waravuze ati njye nubwo byananiye nsa nk'uwo wamaze nyine kwirekura cyangwa se guhunga ariko kandi ukora abandi njyewe numva mu mutima wanjye nyine bitashoboye ariko nkumva ibyo nzi cyangwa ibyo nakora byakiza abandi nubwo njye byananiye bishobora kuba hari uwo byagirira akamaro ariko indirimbo nigeze gukora nkunda cyane ivuga ngo navukiye mu cyaha niho mama yambyariye ubundi ni ijambo Dawidi yavuze ari umwami avuga ngo mu byaha niho mama yambyariye ntabwo yabeshye
ariko mba ngira ngo wenda ntabwo abantu bose bafite ubumenyi bungana kuyoboka Imana Bibiliya. Nk'iyo ushatse kuvuga ngo wabyare mu byaha kandi sobanura ko barabanye mu buryo bwemewe n'amategeko bakajya mu rusengero, pasiteri akamugisha ubukwe bwabo, bakaba baragiye imbere y'amategeko ya leta barasabye bagakwa. Ntabwo mvuze ko atari koza ndanya byaha, ko ndashaka kuvuga uwo muntu umeze gutyo. Ni gute ushaka kumvisha ko bavukiye mu byaha kandi nta cyaha baba bakoze mu kumubyara? Urebye ni umuntu wese, uretse ko kubimenya ari ikindi. Ubundi umuntu avukana kamere ya Adamu, byanga biri. Ni ukuvuga ngo kuvukira mu byaha ni ukuvuga ko wavukiye muri situwasiyo cyangwa se ahantu hakwemerera guhura n'ibyaha. Yego. Nari mbyumvise ngira ngo wavutse hakoze icyaha. Kuvukira mu byaha ni mu isi mbese. Ni umuntu wese. Rero hari n'ukuntu umuntu atabasha kubikaruma. Ubundi ikiyobokamana rimariza icyo Yesu yaje gukora ni ukumvisha umuntu ko hariho ubugingo buhoraho. Naho nka shanjoma, ni nko kuva mu byaha ujya mu bugingo. Ariko umuntu wese uri ku isi, inzira avukiramo ni ibyaha, avukana iyo kamere. Sinakubwiye ko twigaga se ntugasambane ntukagire gute, ariko nyine agatima kakaba kakubwira atari gusambanye, ubundi wabikiye. Iyo ndirimbo rero natubwiragaho irofure yayo ivuga ukuntu amaraso ya Yesu yaducunguye. Ukuri nyine kuvukira mu byaha ni umuntu wese, nta barabigizemo. Ni ku isi imeze, ni ku isi imeze, ni kamere muntu. ariko nanone hakaba hariho indi nzira cyangwa ubundi buzima. Bivuze gutyo ndumva byakumva. Muri make njyewe ndakoresha ibyo by'umuvanganzo cyane. Ni nko kuvuga uti wenda se wisanze mu mwijima kandi utagizemo uruhare, ariko mu by'ukuri uramutse ugize umutima wo kumvira ndetse no kwemera, hari umuntu ufite itoroshi cyangwa se itara, mukurikire, niwe wenyine urabasha kukumurikira uva aho hantu uri. Kuba uhari byo nta bundi buryo urahari, ahubwo kuhava niho kigiye gukurikiraho. Wenda reka tubigereranye nk'umuntu uri kugenda nijoro. Umuntu uri kugenda nijoro, hari ibintu byinshi biba bimuteye ubwoba kandi wenda nta nabyo, sibyo? Kandi icyo bikora ko ni mu ijoro nyine. Ni mu ijoro, ariko icyo azi neza ni uko ari nijoro. Cyambere ashobora guhura n'umuntu akamugirira nabi, ashobora guhura n'inyamaswa, ashobora no gusitara, no gutinya ijoro ubwaryo. Biba byiza rero iyo ahuye n'umuntu ufite telefone ifite itoroshi, cyangwa se ahuye n'umuntu ufite itoroshi, gutya ntiyamusiga. Mu gihe atewe ubwoba nijoro, yumva ashaka urumuri. Kuki iyo ndirimbo rero wahisemo guheraho y'amaraso? Yitwa amaraso, yataza kuyumvisha ku musozi w'ikiganiro niba iri hafi, ariko noneho tunarebe ubutumwa ntabwumvise yarimo ko turi mu isi y'ibyaha, nta n'icyo twabihinduraho uretse gukurikira Yesu Kristo tugacungwa amaso yiwe. Kuki ariyo wahereyeho? Indirimbo kuyiheraho narwanaga n'umutima, n'icyemezo nashatse gufata kikananira. Njye ningingaga Imana, ninginga wenda imbaraga z'Imana zimfashe kuva muri ibyo byaha. Ko nari mbizi neza, n'izo mbaraga nari nzizi neza, ariko kuzakira byarananiye. Ninginga Imana niba hari icyakorwa, habamo igice kivuga ngo umuntu ari mu byaha nta kintu kiryoha nkabyo. Kweri ntacyo. Reka da. Ubwo nari gufirinda icupa, aba yumva atata, amafaranga akahashirira, urumva bayumva ari sawa. Naryo warinywaga se? Wabyihoreye ko. Okay. Hanyuma uyihereyeho, ukoze n'izindi zose zigamije guhindura abantu cyangwa se kuzikora. Bwa mbere yari njye, sibyo? Bwa mbere yari njye, kuko hari n'indako zivuga ngo Yesu yatubereye umuhuza w'abantu n'abandi. Ugendeye kuri cya gitekerezo cy'abasama, ati Yesu yabaye umuhuza
umuhuza w'abantu n'abandi. Muri Bibiliya habamo igitekerezo cy'umusamariyakazi wamusanze nyine ku mugezi Yesu ari umuyuda. Ntabwo byari gukunda ngo bavugane, igihe ntabwo bahuraga. Kimwe n'uko ku munyafurika n'umuzungu hariya yigeze kabiri ibyo biba bikomeye, ntabwo cyane n'ubu uretse amaraso ya Yesu yonyine yatuma umuzungu yumva ko umwirabura ari umuntu, ariko ubundi ntibaza ntabwo dusa. hanyuma ariko amaraso ya Yesu agira gutya agatuma umuzungu aza nko mu rusengero rw'abanyafurika akavuga, cyangwa umunyafurika akajyayo akavuga. Urumva yuko birahura. Izo ndirimbo zirabaye kugira ngo ujye gufata mu gice cya kabiri cyacu, kugira ngo ujye gufata naho umwanzuro wo kuva muri izo ndirimbo z'Imana ujye mu ndirimbo z'isi. Wari ubonye byanze waferinze n'ibyo wagamije byanze kugeraho, wari umaze Satani amaze kwigarura kwereka ko ibyo urimo nta kibazo bifite, cyangwa wari uvumbuye ubundi buryohe mu bindi byaha? Urumva ntabeshye imbaraga nasabaga zanze kumfata. Urumva naje kugenda mpura n'abandi bahanzi baririmba indirimbo z'isi, kanyumvisha wowe nuko ukora indirimbo z'Imana ariko ko z'isi zo zakugirira akamaro. Nanjye numvaga nshaka hari akanyungu. Urumva nuko rero naje kujya mu ndirimbo z'isi, ariko nanone n'ubundi nzihuza n'amateka yanjye, bimwe byo gutereta byanga, bimwe byo kuza bakagenda. Urumva n'ubundi nuko zimeze. Ni nk'aho ari inkuru zawe, ni inkuru arizo z'Imana, ni inkuru zanjye, ari inkuru z'isi, ari indirimbo z'isi nazo n'ubundi ni inkuru zawe. Ntabwo tubitindaho iby'isi kubera ko bisa nk'ibyo watubwiye, ubuzima ukuntu agiye uzamuka mu iyobokamana no kumenya Bibiliya no kumenya Imana, ariko uko ugenda ajya hejuru Satani akagenda kwegera kurushaho, kugeza nyine uvuyemo burundu. Noneho wavuye mu nzu y'Imana ariko agatima karahaguma, ukajya basi uririmba indirimbo z'Imana, noneho akagozi karacitse ureruye ugiye no mu z'isi. Ntabwo tubitindamo ko twamaze kumva ko mu byaha ari umeze, ahubwo noneho tugiye kugaruka. Noneho urazengurutse, amazi arashyushye, ariko iwawambeho haragarutse. Byaje kugenda gute kugira ngo noneho wumve ko wagarukira Imana, ukongera ugasubirana kwa kuririmba kwawe, kwa gukina kwawe? Byaje kugenda gute? Muri ibyo bintu byabayeho kuntungura. Urumva umuntu yarandunguye muri make, antungura nsaba ko tugomba gukina filimi itagize icyo itwaye. Urumva wenda ngufashije gato, cyangwa se abaduteze amatwi n'abari kutureba bamenye ko iyi filime tugiye kugaruka kandi dusorezaho iyobokamana isa nk'iyaguhinduye, atari ya mbere ukinnyemo. Wari wakinnye indi filime bisanzwe bivuga kuza ngo ubundi utabona niyo kandi ntaho titindaho. Turagiye, umuntu yari azi ko ukina amafilimi, arangira guhamagara ati ngwino ukine nk'ibisanzwe. Ibisanzwe nta kintu bigutwaye, wowe waje uzi ko ni ugukina filimi ijyanye n'iby'Imana, ariko ntacyo bigutwaye, nta mihindurire, ntacyo wumva kuri bikine nk'uko wakinye n'izindi, kimwe n'uko n'iyo ubusambo ayikina. Uraje sasa. Naragiye nyine filimi ndayikina, numva nta kibazo, ariko nza guhuriramo n'abantu nyine bayirebye. Turakuzi wowe ibiki oya abantu babyumve, ndashaka tinda gato kugira ngo ntabyumve. Wango filimi yagiye hanze, abantu bakuzi uri umukristo, bakongera kunyuma y'ibyaha barayibona bati iki rero. Yabaye byinshi, amatelefone barampamagara, ibiki byose. Nyine gato bakubwira nk'ibiki? Bambwiye yuko ibintu ndi gukina bimbereye, ariko atari byo ndimo. Ariko kimwe n'ibyo nanjye nabonye ndi gukina, bisa nk'aho ari ukongera gukinisha Imana. Urumva ndavuga n'ibi bintu sinabikora, sinareka gukina filimi, ariko nanone sinayikina nkinisha Imana. Ibindi bibiri. Naje kuryama rero ndibaza, nk'umuntu uzambona mu muhanda, wenda ndi
afite n'icupa urumva nk'umuntu uzambona mu muhanda wenda ndi kumwe n'inkumi ariko abona ni pasiteri urumva abona se ndi umuvugabutumwa muri filime cyonyine icyo ni ikintu cyagukubita hasi ntuzongere no kuyireba urumva numva rero bicira urubanza aho ni hamwe kureba hari icyo kwita ngo characterization cyangwa se guhuza ibyo ukina n'ibikuriho aho ni hanze ntawe bihure n'Imana wowe wanje ko gati se abantu babyumve neza n'urugero gufata nka gutyo umeze ariko kureba ugakina umuzungu ubona ko ntabwo byari kurangura umuzungu igihe biba byapfuye mu guhuza muri cyo ta characterization biba byapfuye ariko ntawe bihure n'Imana hanyuma rero wo kurengera filime n'ubutumwa buyirimo uravuga ati ariko se ibintu nkora n'ibyo nkina yajyanye icyo ni igice kimwe cy'umubiri tugere mu gice kindi nacyo cy'imbere mu mutima ko iyo filime wenda abantu baraza kurira kuri Gosaf TV iriho hamaze ibice bitatu hanyuma ukina warabaye mu byaha cyagera kwihana ariko mu gukina wenda ibyo bagutozaga wanditse filimi muri mu myitozo byo yitozaga hari aho bajya kuvuga ikintu kumva nawe uri kwibwira mu mutima cyangwa nuko ari kugira ngo uhuze ibyo ukina gusa urumva bakimara kuma nyine rori yahuye n'ibyanjye urumva neza wagira noneho wa mugani uretse ko abantu benshi batanze nk'umuntu nzi ayirebye ubundi ahita asobanukirwa agira ngo niwe yanditse kandi umuntu wanditse ntabwo ibyo bintu yari abizi urareba harimo umuntu w'umushi ariko kwibaza ukuntu nagarukira Imana kandi hari ibibi nakoze urumva birimo neza mu mutima wanjye nyine byahise bimbaza Shadrack wenda umuntu wanditse iyi filime ntabwo yarazi inkuru zawe nta nubwo yarakuzi nawe ntabwo wari umuzi ntiwari uzi ko igitekerezo gihari cyane ko uza no gukina utari uje gukina umenye ibiri muri iyo filime ntabwo wavuze uti ni umuntu uri kungenda wamenye story zanjye cyangwa n'Imana yantumyeho umuntu wanditse no filime nta muntu nigeze mbikekaho gusa numvisha ari ikintu gikomeye cyane kigukoraho kinkora wenda hari ukuntu twasomye inkuru z'uriya mugabo Pawulo akiri Sawuli ubundi ntabwo Imana yigeze imutumaho umuntu habe namba yaramwifatiye neza iramuzirika ahantu bagiye kumukubita urushyi mumena amaso iramwifatira neza barivuganira nanjye numvisha ari nk'uko neza ari Imana turi kuvugana icya mbere niho uwo muntu wateguye iyo filime atazi imico yanjye n'imibereho akampamagara akampiyorora ntekereza ko ari Imana urumva njye natekereje ko ari Imana ivuganye nanjye abanyamakuru nta banga tugira rimwe na rimwe ntacyo gitwaye nzi ko mu bantu bakubwiye bati Shadrack rwose ibyo bintu urimo nibwire ko ibyo bintu ari ukuri wahindutse harimo none umuvandimwe wawe ni mushiki wawe uzamubona muri comment akunda kwandika mutungo ni mushiki wawe aguhamagaye yaraguhamagaye ati Shadrack ni byiza nkubonye muri filime y'Iyobokamana mba wongera ngo ni umuntu wakomeje inzira y'agakiza aravuga ati ndakubonye ariko se wareka gukina n'Imana ugakina ibintu byanyabyo iryo jambo ryagukozeho cyangwa ryaje n'ubundi usanzwe ubitekereza we rero akibona filime ariko we twaririmbanye muri korali zikomeye Kigali urumva noneho akajya nabona ngo nabaye umuntu w'umuvugabutumwa yajyaga akunda kubirota akabimbwira noneho akibona rero iyo filime yarikanze agira n'ubwoba gusa bwa mbere byaramusekeje ubwo ntabwo atagize urumva umuntu aba umuririmbyi akayobora mu itorero akaba umushefu gide kumva ari kunywa inzoga urumva ari gusambana akumva ngo ni umusambanyi kumva ngo yari ingurube urumva ni ikintu cyamuteraga ubwoba niyo turi kuvuga nawe ntabwo bashaka kubyakira kubyumva hari n'abandi bakristo badashobora kuvura amatsuzi bitewe n'uko ubaye igicibwa neza burundu igishitani kigendera noneho rero bakimara kubona iyo filime
abantu benshi barampamagaye niba koko ari byo. niba koko wakijijwe ugarutse cyangwa se gukina biri muri gukina wabikuye ku mutima urumva ni ibintu byatumye abantu benshi baserebura bimara ku mutima bishimiye ko intama yongeye irazimye yabonetse ibintu byambagamo cyangwa se ibintu ikindi bikanayaga nkora amapfuno abantu bagakizwa ndeba ako nyine ntungurwa no kubona usigaye ugusha abantu ufata ahubwo usigaye uri umukozi wa satani nimara kuva gukina filime ya mbere icyo cya mbere njyewe nagize gutya ngiye kunywa inzoga birananiye pe neza irandurira irarura burundu nsaba na inaji numve ko hazamo akaryohe ariko ubwo ingurube yo ntiwatekereza no kwirirwa umbwira ngo nongere kuyirya reka ni ikintu cyacitse iwanjye mu rugo ikintu cyitwa inzoga cyo rwose umutima umbwira kuyinywa ariko niyo bayipfunduye numva nyine sinzi ibintu bibaye.